Ndabashuje bene data munkurikiye muri uyu mwanya mpawe amahirwe yo kugira ngo mbazanire ijambo ry'Imana. Turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gushaka no kurinda amavuta mu myaka y'ubusore. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 16 turasoma ku murongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Iri jambo wenda nawe wigeze kurisoma, ariko nta kindi rivugaho uretse uburyo Dawidi yashatse amavuta n'uburyo yayarinze mu myaka y'ubusore nk'iyo natwe turimo muri iki gihe. Dawidi yavukiye mu muryango usa nkaho utazwi, cyangwa se umuryango uciye bugufi mu miryango ya Isirayeli. Kandi Dawidi mu mabyiruka ye ntiyahawe amahirwe menshi cyane ababyeyi baha abana, ahubwo agaragara aragiye intama. Kandi ntiyanaragiriraga ahantu heza, ahubwo yaragiriraga ahantu hari umutekano muke, kuko mu buhamya yitangiye ubwe yavuze ko habaga intare hakaba n'idubu. Intare ni inyamaswa y'inkazi kandi n'idubu n'ubu. Ariko kuko yakujije umutima wo gusabana n'Imana cyane, yahawe imbaraga n'ubuntu byo guhimbaza buri, kandi aho umuntu wari hafi y'umutima w'Imana bituma Imana imutangaho ubuhamya ivuga ko afite umutima umeze nk'uko ishaka. Sinzi uko umutima wa Dawidi wari umeze, ariko uko biri kose wari umeze neza ku Mana, kuko Imana yawushakaga. Muri ibihe by'ubwana bwe yarwanye n'izo nyamaswa zashakaga gutwara intama, ariko si n'intama gusa ahubwo n'ubuzima bwe zarabushakaga. Imana igenda imurokora mu menyo y'intare, imurokora mu nzara z'idubu. Imana iramufasha kuko yari ifite umugambi kuri we. Reka nkubwire, iyo Imana ifite umugambi ku muntu, nubwo yakwibagirana ate, nubwo atahabwa amahirwe yariye yose, nubwo bamufite mu nshingano batamukorera ibyo bagomba kumukorera, ariko ku bwa wa mugambi Imana imufiteho iramurinda. Dawidi rero agira umutima wo gushaka mu maso y'Uwiteka. Ibanga ryo gushaka amavuta ni ugushaka mu maso y'Imana. Ibanga ryo gushaka amavuta ni ugushaka ubwiza bw'Imana, the presence of God. Amavuta si ikintu waha umuntu, si ikintu gifatika. Amavuta ni ubuntu bw'Imana buba ku muntu, cyangwa se n'imbaraga, cyangwa se ubushobozi bw'Imana buza ku buzima bw'umuntu, bushobora kwiyongera cyangwa se bukagabanuka biturutse ku kwiyongera cyangwa se kugabanuka kw'isoko avomaho. Ariko uko dusabana n'Imana niko amavuta tuzaho. Aza ameze nk'ikime, nka kwa kundi ikime gitonda ku bwatsi bwo gasozi, kiza buhoro buhoro ariko kikagenda ciyongera kugeza ubwo ubwatsi butoha. Niko n'amavuta mera. Amavuta rero nishoboza gukora ibintu byose by'ubumana. Icyo utakora mu mbaraga zawe, iyo ufite amavuta uragishobora. Niyo mpamvu rero mu myaka y'ubusore tuba dukeneye gushaka amavuta cyane, kugira ngo bizadushoboze no kuyakoresha n'igihe tumaze gukura, kuko amavuta dushatse mu myaka y'ubusore ahanini agira umumaro iyo tumaze gukura twinjiye mu nshingano. Kuko hari inshingano udashobora guhabwa ukiri muto, hari imirimo, hari imyanya udashobora gushyirwamo ukiri muto. Ariko iyo utashatse amavuta mu myaka y'ubusore bwawe, iyo ugeze muri ya mirimo, za mbaraga na bwa buntu urabibura. Tuzi ko hari aho Bibiliya ivuga ngo ivomera amazi azaba aguhagije mu gihe cyo gugotwa kwawe. Kimwe mu byo nabonye bishobora kugota umuntu n'inshingano zirimo. Ugahabwa inshingano zikomeye zigusaba umwanya munini, abantu bose bagukeneye, hari ibyo ubaza, hari n'ibyo ubazwa nawe. Ibyo rero hari ubwo bihugiramo igihe cyo gushaka ubwiza bw'Imana kigasa nkaho kigabanutse, nubwo nabyo atari byiza. Ariko bibaho, uko ugira inshingano nyinshi niko igihe cyo gushaka mu maso y'Imana kigenda kiba gikeye. Niyo mpamvu rero mu myaka y'ubusore, aho umuntu agifite ubushobozi, aho umuntu agifite imbaraga, ari umwanya mwiza cyane wo gushaka mu maso y'Uwiteka. Reka nk'urugero, mu myaka y'ubusore ushobora kumara iminsi 5 utarya utanywa, kandi iminsi 3 ya mbere wikorera akazi kawe nta n'ikibazo rwose ufite. Hari n'uwabishobora niyo minsi 5 akayimara. Ariko umuntu ugize imyaka 60 ntibyapfa kumworohera, kuko umubiri we umaze kugira intege nke, kandi na za nshingano twaze tuvuga ziba zimaze kwiyongera cyane. Ariko mu myaka y'ubusore nk'ingi murimo, ni imyaka myiza cyane yo gusenga, ni imyaka myiza yo gusoma Bibiliya, ni imyaka myiza yo gusabana n'Imana, ni imyaka myiza yo kwandika note zawe, ugasoma ibitabo byinshi, ukagwiza byinshi, ukagira bagaje nini izagufasha mu gihe uzaba winjiye mu zindi nshingano. Ushobora no kutajya mu nshingano za kiyobozi n'ibindi, cyangwa se mu nshingano z'akandi kazi, ariko nunakura ugashaka umugabo cyangwa ugashaka umugore, cyangwa se wenda uranamufite, nabyo bizagusaba undi mwanya. Nubyara abana nabo bazagusaba umwanya, uko biyongera bazagusaba umwanya, bizagusaba imbaraga. Uzasanga wiganyira ibyo bari mu nshingano zawe cyane kuruta uko wiganyira ibyo gushaka mu maso y'Imana. Niyo mpamvu rero nari nkubwiye ngo imyaka y'ubusore niyo myaka myiza cyane yo gushaka amavuta. Bwa busabane bwa Dawidi aho yabaga ari mu ishyamba asabana n'Imana, acurangira Imana, ahimbaza Imana, aramya Imana, byatumye agirana ubucuti nayo bukomeye, kandi bwo mu buryo bw'ibanga abantu batigeze
batigeze bamenya, Imana yo iramumenya. Niyo cyatumye ihagurutsa umuhanuzi Samweli, aza aje kwimika umwana mu muryango wa Yesayi. Mu buryo bugaragara, Yesayi yari afite abandi bahungu bashobora kuvamo umwami kandi bari bafite igihagararo n'uburanga, ariko nubwo bari bujuje ibigaragarira amaso, iby'imbere ntibari babyujuje. Nta bucuti bukomeye bari barubakanye n'Imana. Ariko Dawidi mu myaka ye y'ubusore yagize igihe gihagije cyo gusabana n'Imana. Hari abatekereza ko umuntu w'ingimbi, umuadolesa cyangwa umuadolescente, ngo badashobora gusabana n'Imana, ko baba bafite ibintu byinshi cyane bibyiganira mu maraso yabo, ngo amaraso yabo abashyushye. Ariko siko bimeze, kuko na Yesu yigeze kuba umuadolesa, na Mariya yigeze kuba umuadolescente, na Dawidi muri iki gihe yasabanaga n'Imana cyane, yari mu myaka y'ubugimbi. Ntabwo rero imyaka yaba urwitwazo rwo kudasabana n'Imana, kuko nucyubakiraho uzarinda usaza utabonye igihe cyiza cyo gushaka mu maso h'Imana. Nuva no muri iyo myaka urimo ukagira inshingano, ukagira abana 5, bamwe bakajya muri segondere, abandi bakajya muri university, abandi bari muri primaire, nabwo uzaba usabwa imbaraga nyinshi cyane. Bazagutwara umwanya munini kugira ngo ubashe kubakuza, bazagutwara imbaraga z'ibitekerezo n'iz'amafaranga, kandi kugira ngo ubigereho bizagusaba gukoresha imbaraga. Uzisanga rero cya gihe kinini wahaga Imana kigabanutse. Ariko ufite amahirwe, ni ukuri unyumve kandi ubyakire. Uri mu gihe cyiza cyo gushaka amavuta, uri mu gihe cyiza cyo gushaka ubuntu bw'Imana, uri mu gihe cyiza cyo gushaka ubwiza bw'Imana. Dawidi iki gihe cye yagikoresheje neza, asabana n'Imana, akundana n'Imana, ayiha umutima we, ayiha umubiri we, ayiha ubuzima bwe. Yubahiriza rya jambo riri mu Baroma ibice 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 kugera ku wa 3, avuga ngo ndabinginga, ni Paul wabivuze, ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ariko ushobora gutanga umubiri ariko ubugingo ntubutange. Birashoboka. Kudasambana, kutiba, kudakora ibiteye isoni ntibihagije kugira ngo Imana yemere ko wamaze kuyiyegurira. Ugomba no kuyiha n'amarangamutima yawe, ugomba kuyiha n'ibitekerezo byawe, ugomba kuyiha n'ibyiyumviro byawe, byose bigomba kwegurirwa umwami. Niyo mpamvu hepfo yavuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize ibitekerezo bishya, mugize imitima mishya. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo be transformed by the renewing of your mind. Muhinduke mugize gutekereza gushya. Ibitekerezo biba mu bugingo, mu gice bita soul. Igihe dukijijwe, igihe duhuye n'Imana, igihe tumenye Imana, duhindutse ibyaremwe bishya ku bwa Kristo Yesu, kiba ari igihe cyiza cyo kumuha imibiri yacu, tukamuha n'ibitekerezo byacu, kuko burya ibyaha bikorekera mu mibiri yacu ni ibyabanje gutunganyirizwa mu bitekerezo byacu. Ibitekerezo by'umuntu bitunganye n'umubiri we uratungana. Bakundwa mu nkurikiye rero, uyu ni umwanya mwiza wo gushaka amavuta. Twabonye ko amavuta ari ubushobozi bw'Imana Imana ishyira ku buzima bw'umuntu kugira ngo bumushoboze gukora umurimo runaka imuhaye. Amavuta rero muri uwo mumaro wayo birumvikana ko Satani atayakunda, kuko afite ubushobozi bwo gucagagura ingoyi ze n'iminyururu akaburizamo imigambi ye. Yesaya ibice 10:27 biravuga ngo uwo munsi imitwaro baguhekeshaga uzayikurwaho n'uburetwa buzakuvaho, kuko wasizwe amavuta. Amavuta afite ubushobozi bwo gukuraho imitwaro cyangwa se uburetwa umwanzi yarahekesheje abantu. Dusome ijambo ry'Imana nsanga muri Luka ibice 4 umurongo wa 18. Yesu yavuze ku mavuta yamusutsweho, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, niyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Aha Yesu ari gusobanura impamvu y'amavuta asutswe ku buzima bwe. Uzi ko yaje ari Mesiya, ariko ntiyapfuye gusigwa gusa, ahubwo yasigiwe impamvu. Amavuta tuyahabwa kubera impamvu. Ariko nusoma Yesaya ibice 61 ku murongo wa 1, ho baravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. Mu isezerano rya kera hakoresheje ijambo ari kuri njye, kubera ko umwuka yazaga ku bantu, akaza ku bahanuzi, akaza ku bakozi b'Imana mu isezerano rya kera, akabakoresha umurimo ashatse kubakoresha, akongera agasubirayo. Ariko mu isezerano rishya yarasutswe, baramuhawe kugira ngo abe muri twe. Niyo mpamvu Yesu anga yavuze mu mwuka w'Uwiteka ari muri njye. Kubera ko ari muri twe rero, icyo nicyo gisobanura abo turi bo. Yaje kuduha izina. Yesu yamwise umwuka w'umwana, the spirit of sonship. Uwo mwuka iyo ageze muri twe ngo hamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, biri mu Baroma 8. Icyo rero kiduha impamvu yo kugenda tutandukanye n'abandi bantu. Ntitugenda nk'abantu basanzwe, kuko tutari abantu basanzwe, ahubwo turi ba ambasaderi na ba ambassadrice b'Imana hano ku isi. Duhagarariye ubwami bw'Imana hano ku isi. Kandi nk'uko ambasaderi agomba kwigengesera mu gihugu ahagarariye kugira ngo atagira ikosa akora, uko ikosa narikora riditirirwa igihugu aturutsemo, niko natwe dukwiye kwigengesera kugira ngo tutagira ikosa dukora rishobora kugayisha ubwami duhagarariye kuri iyi si. Icyo nicyo tugomba guharanira,
tugakora ibishoboka byose kugira ngo ishusho y'ubwami bw'Imana igaragare ku isi. Ntibisobanuye ko uri bugerageze kwigira mwiza kugira ngo ugaragare neza, ahubwo uragenda nk'uko bikwiriye abahamagawe. Abahamagawe bagenda nk'uko Imana ishaka. Ntibivuze ko abantu bose bazakuvuga neza, ntibivuze ko isi yose izagushima, ntibivuze ko uzaba mwiza mu maso ya buri muntu wese, kuko na Yesu icyitegererezo cy'abatunganye nawe ntiyagaragaye neza mu maso y'abantu bose. Ariko abari bakwiriye muri icyo gihe bamubonye nk'umuntu mwiza, kuko Yohana yatanze ubuhamya bwe, aravuga ngo twamubonaga nk'umwana w'ikinege wa se, ngo yuzuye ubuntu n'ukuri. Abari mu murongo w'Imana muri icyo gihe baramukunze, baramwishimira, baramwakira, kubera ko cyari kibarimo cyari gihwanye n'ikimurimo. Iyo umwuka w'Imana turimo rero aduha iyo identite, aduha iryo zina, identity y'ubwami bw'Imana, kandi icyo ni nacyo gituma tugira n'isano n'ijuru, kuko buriya ntituri ku isi nk'abajya mu ijuru, ahubwo turi ku isi nk'abarivamo. Pawulo yaravuze ngo Kristo yaratuzamuye atwicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nukora nk'ujya mu ijuru bizaba bisobanuye ko udafite amakuru y'ijuru, ariko kuko tuvayo dufite amakuru y'ijuru yose, kuko umwuka w'Imana ari muri twe. Kandi Yesu yaravuze ngo azadusobanurira iby'amabanga yose y'ubwami bw'Imana, ngo afite ubushobozi bwo gushakashaka mu mutima w'Imana agatumenyesha amabanga yose abitsemo. Niyo mpamvu iby'ijuru bimeze nk'ibyambaye ubusa ku muntu wese uri umwuka w'Imana. Tumaze kumenya abo turi bo rero, ko turi ibyaremwe bishya, ko twabyawe ubwa kabiri, ko tutariho kubw'ubushake bw'umugore n'umugabo mu guhura kwabo, ahubwo turiho mu bushake bwo guhura kwacu na Kristo Yesu, akaduha imbuto itabora, akaduha ubugingo buhoraho, tugahinduka ibiremwa by'umwuka. Nubwo tugenda twambaye umubiri w'abantu, ariko burya ntitubaho mu buryo bw'abantu, kuko uri muri twe ari nawe waduhaye kuba icyo turi cyo. Ntabwo ari umuntu, ahubwo ni Imana. Natwe turi abana b'Imana. Yohana yaravuze ngo kandi uko ari niko natwe turi, kubera ko Imana ibyara Imana, umuntu akabyara umuntu. Ntidushobora kuba abantu b'inyama n'amaraso, kuko tutabyawe n'ubushobozi bw'inyama n'amaraso. Turi abantu b'umwuka kuko twabyawe n'ubushobozi bw'umwuka. Ibyo kandi iyo umaze kubimenya biguha ububasha, bikaguha ubutware ku mbaraga zose ziri kuri iyi si zitwaza abantu igitugu. Ntitugomba gutwazwa igitugu n'icyo ari cyo cyose. Niba ibiyobyabwenge biri gutwaza abantu igitugu, urubyiruko rwose rubiyobotse, wowe nanjye ntitugomba gutwazwa igitugu n'ibiyobyabwenge, nubwo bitwaye benshi, kuko tutari munsi y'ububasha bw'ibiyobyabwenge. Ubusambanyi bumaze gukwira cyane, ndetse hariho ikintu kimeze nko kuburamya, aho umuntu usambana cyane ajya hariya akanabisobanura, akavuga n'uburyo abigenza, noneho bigasa nk'aho ari ikintu ahubwo gitumye ashimwa cyane. Abantu bari kuramya ibyaha, ariko twe ntitugomba kuba muri ubwo buzima, kuko tutari imbata z'ubusambanyi, ahubwo turi imbata za Kristo Yesu. Biravuga ngo ikinesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yacyo. Niba Kristo yaranesheje kamere y'icyaha ari muri twe, byatumye rero twebwe duhinduka imbata yo gukiranuka ku bwa Kristo. Imbuto yo gukiranuka iri mu buzima bwacu. Turi abakiranutsi kuko twatsindishirijwe n'ayo maraso n'imirimo Yesu yakoze ku musaraba. Ntituri abakiranutsi mu mbaraga zacu, ntibiva mu byo dukora, byo duhirimbana nk'umusaruro w'imirimo yacu n'imvune zacu, ahubwo turi abakiranutsi kuko Kristo Yesu yashoje gukiranuka kose kw'Imana, noneho akaduha uko gukiranuka nk'impano. Njye nawe rero turi abakiranutsi, njye nawe turi abera n'abaziranenge, ndetse turi gukiranuka kw'Imana. Ntitugicirwaho iteka rizacirwaho ab'isi. Abaroma 18:1 haravuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo muri Kristo Yesu ryatubatuye ku bubata bw'icyaha n'urupfu. Kubera ko twamaze kubatuka mu bubasha bw'icyaha rero, ntidukwiye kuba imbata zacyo. Nuba imbata y'ubusinzi, bizaba bisobanuye ngo ubusinzi bufite ububasha kuri wowe. Nuba imbata y'ubujura, bizaba bisobanuye ngo ubujura bufite ububasha kuri wowe. Nuba imbata y'inzira zipfuye n'imirimo ipfuye, ibyo ngibyo byonona abantu nawe bikakonona bikakunesha, bizaba bisobanuye ngo bwa butsinzi bwo muri Kristo Yesu ntiburaza kuri wowe. Ntitwatsindishirijwe kugira ngo tube imbata z'ibyaha, ahubwo twaratsindishirijwe duhabwa imbaraga zo kunesha. Izo mbaraga nizo zikorera muri twe. Noneho rero ntitukirinda icyaha nk'uko twabyirindaga mbere, dutinya guhanwa uko tutakiri munsi y'amategeko, ahubwo turi munsi y'ubuntu. Ariko ubwo buntu bwa Kristo nibwo butwigisha kugenda nk'uko yagendaga. Kristo ntiyasambanye, ntidukwiye gusambana. Kristo ntiyibye, ntidukwiye kwiba. Kristo ntiyari umusinzi, natwe ntidukwiye gusinza. Dukwiye kunesha ibyaha tudatinya amategeko no guhanwa, kuko tutakiri munsi y'ububasha bw'ayo mategeko kuva aho dutandukanye na kamere y'icyaha yari muri twe, ahubwo turi mu bubasha bw'imbuto itabora yo gukiranuka n'ubugingo buhoraho, ari nayo yari muri Kristo Yesu. Ibyo rero bituma tudagomba kunyura mu nzira, cyangwa se ngo dukore icyo ari cyo cyose kinyuranye n'ubushake bw'Imana, kinyuranye n'umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kinyuranye n'urugero Yesu yatanze kuri iyi si. Kuko yabanye natwe, agendana natwe, avugana natwe, asangira natwe, turamuzi. Nubwo tutamubonye mu buryo bw'umubiri twebwe muri iki kinyejana,
ariko dufite ubuhamya bw'abamubonye kandi ubuzima bwe buri muri twe. Uko biri kose turabwumva. Yesu ni muzima mu buzima bwacu. Niyo mpamvu tudakwiye kuba imbata z'ibyo. Sinibwira ko kwikinisha bikwiye kugira uwo bibata. Oya, ntibikwiye kukubata, kubera ko muri wowe harimo imbaraga zinesha irari ryose ridaturutse ku Mana. Harimo imbaraga ziyobora ikintu cyose cyakugiraho imbaraga, kuko bwa bubasha Adamu yabuze muri Edeni bigatuma ibintu byose bimugiraho ubutware. Wowe ubwo bubasha Yesu yabugukuriyeho, ubwo bubasha Yesu yarabugushubije, kuko yatsinze ku bwacu. Yesu yanesheje ku bwacu, kandi imbaraga yakoresheje kugira ngo atsinde ntiyazijyanye, ahubwo yarazidusigiye, kuko yavuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende mubwirize, mukize abarwayi, muzure abapfuye, mwirukana abadayimoni. Ubwo bubasha Yesu yatanze buri mu buzima bwacu, ariko ntibushobora kugira igisobanuro igihe cyose tudafite ishusho y'Imana, igihe cyose tudafite ishusho ya Data. Buriya isano y'umubyeyi n'umwana we no kwisura iragaragara. Niba tudashobora kugaragaza isano iri hagati yacu na Yesu mu migendere yacu, mu myitwarire yacu, mu mivugire yacu, mu byemezo dufata mu buzima bwacu bwa buri munsi, hazabaho kudushidikanyaho ko twaba turi ibibyarirano, kuko nta sano iri hagati yacu na Data. Ariko dukwiye gusa na Data, tugakora nka Data. Yesu yaravuze ngo ntakora iby'Imana ishaka ntimukanyemere. Yatanze ubwo burenganzira ko bagomba kumuhakana igihe cyose babonye akora ibinyuranye n'ibyo Se wo mu ijuru akora. Niba natwe tudakora ibyo Data wo mu ijuru akora, isi izadushidikanyaho ko twaba tudafitanye isano nayo. Niyo mpamvu mushiki wanjye unkurikiye, mwene Data unkurikiye, dukwiye gusaba Imana kugira ngo ishusho yayo ihore igaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nitugera kuri icyo ngicyo rero, nibwo tuzashobora noneho kurinda ya mavuta Imana yaduhaye. Icyambere nuko tugomba kumenya abo turi bo, kandi tugaharanira ko iyo shusho y'Imana ikomeza kuba mu buzima bwacu. Icyo ni nacyo kizatuma ayo mavuta akomeza kwiyongera, ukazanwa no kuguma mu busabane n'Imana. Imana ishize amavuta ku buzima bwacu, Imana isize ubuzima bwacu, iyo buriya buntu bw'Imana butujeho, haba hari icyo yifuza ko tuyikorera. Haba hari umurimo runaka cyangwa se inshingano runaka iba yifuza ko dukora. Ariko burya nubwo tugira imihamagaro itandukanye, ariko dufite inshingano imwe Imana ibidutegerejeho. Abakuru n'abato, baba ari abakijwe kera n'abakijwe ubu ngubu n'abazakizwa, dufite umuhamagaro umwe dusangiye twese. Ni umuhamagaro wo kuramya Imana. Umuhamagaro wo kuramya Imana tuma tuyikorera, tugakorera na bagenzi bacu, kandi iyo tuhagazemo nibwo tuba tubonye igisobanuro gituma ubuzima bwacu buri hano ku isi, kuko Imana yaturemeye kuyiramya, yaturemeye gusabana nayo. Ntushobora kuramya Imana udasabana n'Imana. Bamwe batekereza ko kuramya Imana ari ukuririmba, tukazamura amaboko, tugapfukama, tukabyina, tugacuranga ibyuma bitandukanye, tukagira umuziki mwiza uryoheye amatwi. Ariko kuramya Imana birenze icyo ngicyo. Turamisha Imana imibiri yacu, turamisha Imana ubugingo bwacu, turamisha Imana imitima yacu, cyangwa se umutima nama wacu. Kuramya Imana ni ukwemeranya kw'ibigize ubuzima bw'umuntu ko bigomba gukora byose mu cyubahiro cy'Imana. Kuramya Imana ni ugutekereza imbere mu mutima wawe ko ubuzima bwawe bugomba kubaho buhesha Imana icyubahiro, kugomba kubaho wubahisha Imana. Buriya ushatse kumenya kuramya Imana, wasoma igitabo cy'Abalewi. Nicyo gisobanura neza amabwiriza yose yagengaga imirimo y'ubutambyi, ariko ku isonga harimo kwiyeza ubwabo. Mbere y'uko bareba abandi, bo bagomba kwireba. Turi abatambyi, tukaba abami hano ku isi ku bwa Kristo Yesu, kandi dutamba ibitambo by'abandi. Ariko mbere yo gutamba ibitambo by'abandi, tugomba kwireba twebwe ubwacu niba tuhagaze mu mwanya w'ubutambyi by'ukuri. Kuko nidahagarara mu mwanya w'ubutambyi by'ukuri, ntituzashobora kuyobora abataramenya Yesu kuri we, kuko nitwe twakababereye urugero, nitwe twakababereye inzira kugira ngo bashobore kubona ubwiza bw'Imana, bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Niyo mpamvu nari mvuze ko dutamba ibitambo by'abandi. Noneho rero, iyo tumaze gusigwa kubw'uwo mwuka w'Imana uri muri twe, tuba tubonye aho duhagarara kugira ngo turamye Imana. We are positioned. Iyo position dushyizwemo, tuba tugomba kuyirinda, kuko twabonye ko Satani ashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo adusunike. Nta kundi kudusunika ngo atuvane mu rukundo rw'Imana kuko byo bidashoboka, ahubwo agerageza kwangiza ubuzima bwacu akabwanduza kugira ngo tudasa nayo. Agerageza guhindanya isura yacu kugira ngo tudasa nayo. Niyo mpamvu dukwiye kwigezaho ibizinga byose n'imyanda yose no kwandura ku buryo butandukanye kugira ngo dukomeze kurinda ya shusho y'umwana w'Imana. Uko kuguma muri uwo mwanya rero nibyo biduha igisobanuro cyo kuramya Imana. Turinda amavuta, turamya Imana. Iyo turi mu mwanya wo kuramya Imana, tuyiramishije ubuzima bwacu, nibwo tuba duhagaze muri uwo mwanya yadushyiriyemo neza. Kandi uwo mwanya nubwo twava muri ubu buzima, wo ntituzawuvamo. Uko ndamya Imana ndi muri ubu buzima,
ukuramya Imana uri muri ubwo buzima, ni nako bizanagenda nituramuka tubuvuyemo tukajya mu bundi, kuko umurimo wo kuramya wo uzakomeza. Ni nayo mpamvu dukwiye kwitoza kuramya Imana nk'uko Dawidi yayiramyaga. Ko Dawidi ntiyayiramirizaga mu ruhame mu rusengero akubita ibyuma, ahubwo yayiramirizaga ahantu mu ishyamba aragiye intama. Natwe dukwiye gutoza ubuzima bwacu kuramya Imana turi ahantu mu ibanga, kuko icyo ni cyo Imana yifuza. Imana irashaka ko uko turi mu bantu benshi aba ari nako tuba turi twenyine. Ukuramya Imana uri mu rusengero aba ari kuramya Imana uri muri dushe wiyuhagira. Ukuramya Imana uri mu rusengero aba ari kuramya Imana uri mu cyumba cyawe. Ukuramya Imana mu rusengero aba ari kuramya Imana uri hamwe n'inshuti zawe. Imana irashaka ko tugendana ingeso zo kwera no gukiranuka, ariko kwiramya gukwiriye, kuko Imana ntiyita kuri ijwi ryacu. Hari aho yigeze ibwira abantu ngo nkuraho indirimbo zawe z'urudaca, kuko imirimo yawe namaze kuyigaya. Bisa nk'aho Imana mbere yo kwakira igitambo cyawe ibanza kureba ugitambye uwo ari we. Ese nkubaze, ninde wakwishimira kwakira ibyo kurya ahawe n'umuntu ufite ibiganza byanduye? Mbere y'uko twakira ibyo kurya baduhaye, tubanza kureba ibyo biganza bitugaburira uko bimeze. Iyo ibiganza byanduye biriho umwanda, bishobora gutuma utabona apeti yo kurya ibyo kurya. Kumenya abo turi bo bituma tugendana imitima yo guca bugufi. Kumenya abo turi bo bituma dushobora gukorera abandi. Mu magambo make, kumenya abo turi bo biturinda ubwibone. Reka turebe ubwibone icyo ari cyo n'uburyo dushobora kubwirinda tukabutsinda. Turebe na Satani n'uburyo yagize ubwibone n'ingaruka zamubayeho, ari nazo zishobora kutubaho natwe turamutse tugize ubwibone mu buzima bwacu, kubera ko imyaka y'ubusore ari imyaka y'imbaraga, aho umuntu aba atekereza ko ashobora gukora buri kimwe cyose. Noneho ibyo bigatuma Satani yinjira muri uwo muryango akazana ubwibone mu buzima bwe, kandi akangiza icyerekezo cy'ubuzima bwe. Ubwibone ni iki? Ubwibone ni nk'intebe ya Satani. Ubwibone ni inkomyi simusiga yo kuramya Imana. Ntushobora kuramya Imana ufite ubwibone. In fact, ahatari ukuramya Imana haba hari ubwibone. Ubwibone ni icyaha gisa nkaho cyabyaye ibindi byaha, kuko shebuja w'ibyaha ari we Satani. Icyaha cya mbere yakoze ni ubwibone. Turebe ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 14 umurongo wa 12. Bibiliya iratubwira ngo, wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa, waneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. Waribwira guti, nzazamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana. Kandi uti, nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekereze bati, uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami. Iri jambo ryanditswe mu buryo bwa alegori, ryanditswe mu buryo bashaka kuvuga kuri Satani, ariko batavuze mu buryo bweruye. Hari ukuntu Bibiliya ivuga ikintu ariko ishaka kuvuga ikindi. Ijambo Satani rikomoka mu ruheburayo, ryo ryahinduwe mu butumwa bwiza, aho Yesu yavugaga ngo umubi. Ariko Satani si uko yaremwe. Aremwa ntiyari mubi, aremwa ntiyari yanduye, aremwa ntiyari afite ubwibone. Ushobora kumbwira ngo yaremwe ate? Yaremwe ryari? Turabe ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu ibice 38 ku murongo wa 7. Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangururira ijwi ry'ibyishimo. Ijambo rusoferi rifite inkomoko mu ruheburayo, kandi risobanuye inyenyeri yo mu ruturuturu, cyangwa se rya jambo bavuze ngo umwana w'umuseke, cyangwa se umutwara rumuri. Biratubwiye ngo igihe imfatiro z'isi zaremwaga, ngo abamarayika bari bishimira iremwa. Angels rejoiced over the creation. Satani agomba kuba yararemwe hamwe n'abamarayika bandi, kuko yaremwe ari umumarayika, niyo kamere ye. Bagomba kuba bararemwe mbere y'uko isi iremwa. Nanone kandi twakwibaza ngo Satani se niba yararemwe ari mwiza, yaje kuba Satani ate? Niba yararemwe ari umutwara rumuri, yaje kuba Satani ate? Biragoye kwemeza ko igihe iremwa ryabaga Satani yari yaraguye, kubera ko ku munsi wa 7 Imana imaze kurema ibintu byose, ngo yitegereje ibyo yaremye byose ibona ko ari byiza. Bishatse kuvuga ngo icyo gihe Imana yabonaga ibyo yaremye byose ari byiza, Satani agomba kuba atari yagacumuye, kuko iyo aba yaracumuye ntabwo ibiremwa byose byajya kugaragara ko ari byiza mu maso y'Imana. Agomba kuba yaraguye nyuma y'icyo gihe iremwa rimaze kurangira, hagati y'aho ngaho n'ibice 3 by'itangiriro. Igihe umuntu yagwaga, Satani agomba kuba yaraguye hagati yo kurangiza kwiremwa no kugwa k'umuntu, kuko
kuko ntibishoboka ko umuntu yaba yaragwemereye Satani, kandi Satani ari we wagushije umuntu. Satani agomba kuba yaraguye mbere y'umuntu. Inkomoko yo kugwa kwa Satani n'impamvu nyamukuru yo kwigomeka kwe bigomba kuba bifitanye isano no kuremwa k'umuntu. Bibiliya itubwiye imunegura. Indi mvugo y'ubwibone ni ukwishyira hejuru. Indi mvugo yo kwishyira hejuru ni ukwikakaza. Ayo magambo atatu arasobanutse neza. Icyo cyaha rero nicyo cyazamutse umutima we. Nta muntu wateye Satani gucumura, ahubwo icyaha cyabonye inkomoko mu mutima wa Satani. Ubwibone buzamuka mu mutima wa Satani. Ubwibone bwaturutse he? Ubwibone bwaturutse ku mpano ikomeye yari afite. Satani yari afite impano ikomeye kubera ko yari mu rwego rw'abakerubi. Abakerubi n'abamarayika bashinzwe kurinda, uretse kuba baramya bagakorera Imana n'abera nk'uko biri mu nshingano z'abandi bamarayika bose, ariko Satani by'umwihariko yari mu mutwe w'abakerubi bashinzwe kurinda. Icya mbere, kurinda ubuturo bwera. Icya kabiri, kurinda isanduku y'isezerano. Icya gatatu, kurinda intebe y'Imana. Ibyo bintu uko ari bitatu rero byatumaga ubwiza bukomeye kandi burabagirana buhora kuri Lusoferi. Byatumaga icyubahiro n'ubwiza, glory, bikomeza kurabagirana kuri Lusoferi. Yari afite impano zikomeye, kandi yari umuririmbyi w'igihangange, kandi yari afite ubwenge bwinshi. Ariko biratubwira muri Ezekiyeli 28, ubwibone bwangije ubwenge bwa Satani, cyangwa se ubwibone bwangije ubwenge bwe. Satani yari amaze kunanirwa inshingano y'ibanze ariyo kuramya Imana. Ubwibone bwa Satani bwangije ubwenge bwe. Byumvikane ko ubwibone bufite ubukana bwo kwangiza ubwenge bw'umuntu. Ahananiriwe kuramya, yari atakaje position ye, yari atakaje umwanya we, kuko yaremewe kuramya, yaremewe gukorera Imana, yaremewe kuba hafi y'intebe y'Imana nk'umugaragu w'Imana. Ariko biriya tuguye muri Yesaya ngo yatekereje uwo mutima we ngo nzazamuka ndeshe n'isumba byose. Bigaragare ko yari agishoboye guca bugufi ngo yiyoroshye imbere y'Imana. Uko niko rero n'abantu bibagendekera. Iyo ubwibone bumaze kuzamuka umutima w'umuntu, iyo kwirata kuzamutse umutima w'umuntu, iyo kwishyira hejuru kuzamutse umutima w'umuntu, iyo kwikakaza bizamutse umutima w'umuntu, abatakaje intebe yo kuramya Imana. Kuko turamiriza Imana ku ntebe yo kwicisha bugufi. Iyo kwicisha bugufi bitakiriho, no kuramya Imana ntibiba bigishobotse. Kandi iyo ubwibone bumaze kwinjira, igikurikira ni ukugaragaza ubupfapfa. Ahabanje ubwibone hakurikiraho ubupfapfa. Ahari ubwibone ubwenge burimuka. Kwibona rero ni ugutakaza umutima wo kubaha Imana. Kwicisha bugufi bitangira ryari? Bitangira igihe umuntu amaze kumenya uwo ari we, amenya agaciro ke. Kuko hari abibwira yuko kwicisha bugufi ari ukwibona nk'ikintu kidafite agaciro. Ibyo ntabwo ari byo. In fact, kwibona nk'ikintu kidafite agaciro ni ubwibone bufite indi sura. Iyo wibona nk'umuntu udafite icyo avuze, nk'umuntu udafite umumaro, burya nawe uba ufite ubwibone bwambaye undi mwambaro. Kwicisha bugufi ni ukwitekereza uko uri. Kwicisha bugufi ni ukutarenga urugero Imana yakugeneye. Kwicisha bugufi ni ugusobanukirwa icyo uri cyo n'agaciro kawe, noneho ukabyigomwa kugira ngo uhe amahirwe abandi bantu ye kugira ngo bagere aho Imana yifuza ko bagera. Reka turebe ijambo ry'Imana mu Bafilipi 2, ni urwandiko Paulo yanditse. Yavuzeho kwicisha bugufi kwa Yesu, kuko Yesu niwe cyitegererezo cy'indangagaciro zose z'ubumana, kandi kwicisha bugufi ni imwe mu ndangagaciro z'ubumana. Abafilipi 2 ku murongo wa 6 biravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamere k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamere k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo kumusaraba. Yesu amaze kumenya ko ahwanye n'Imana, ntiyatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Mbere y'uko Yesu yicisha bugufi, yabanje kumenya agaciro ke. Niyo mpamvu navuze ko udashobora kwicisha bugufi utaramenya agaciro kawe. Ninda wicisha bugufi nuzi uwo ari we.
ninde wicisha bugufi nusobanukiwe icyo ari cyo, kugira ngo umuntu yemere gupfukama imbere ya pasiteri, yemere kuza imbere azamura amaboko, yemere ko ari umunyabyaha kandi ko akeneye imbabazi ziva ku Mana imbere y'iteraniro, nuko abanza guca bugufi umutima we. Gukizwa bibanzirizwa no guca bugufi ku mutima. Hatabayeho guca bugufi ku mutima nta gukizwa gushoboka. Hari benshi bavuga ngo njyewe sinajya hariya imbere y'abantu ngo nzamure ibiganza kubera akazi nkora n'icyubahiro mfite, ngo ese ntibishoboka ko nakizwa ahandi ariko ntahagaze imbere y'abantu. Nanjye ndemeranya nawe ko ushobora gukizwa udahagaze imbere y'abantu, ariko impungenge mfite nizo. Icyo kiri gutuma wanga guhagarara imbere y'abantu gishobora no gutuma utakira agakiza aho waba uri hose. Imwe mu mpano zikomeye nabonye Imana itanga ni impano yo gushyirwa hejuru. Buriya gukomera kose kuva ku Mana, kwaba gukomera ko mu buryo bw'isi ku buzima busanzwe, kwaba gukomera ko mu buryo bw'umwuka mu murimo w'Imana, mu mpano dukoresha, mu myanya tugira, amahirwe dufite, ubuntu bukorera muri twe, ibyo byose bituruka ku Mana. Nta gukomera kuva kuri Satani, gukomera kose kuva ku Mana. Ariko ikibabaje nuko impano yo gukomera ariyo mpano ifatwa nabi cyane, ariyo mpano ikoreshwa nabi cyane, niyo mpano yangizwa cyane. Iyo umuntu amaze gukomera ageze ku rwego rwo hejuru nibwo atangira kuganira na Satani cyane. Siwe biturukaho, ahubwo bituruka kuri Satani ubwe, kuko iyo ntebe yo gukomera Satani yayicayeho. Satani yavuye ku ntebe yo gukomera aramanuka kubitwa hasi. Niyo mpamvu agerageza gushukashuka umuntu wese ufite gukomera muri we, kugira ngo atiringire uwamuhaye gukomera, ahubwo yiringira imbaraga za Satani udafite gukomera muri we uko ariko kose. Icyo bisobanuye ni iki? Bari gushaka imbaraga aho zitari, bari gushakira ubushobozi aho butari. Gushobora kose, imbaraga zose, kunesha kose kuri mu kiganza cy'Imana. Imana niyo itanga gukomera. Gukomera ni impano iva kwishobora byose. Kuri Satani, mu bupfumu, mu bukonikoni, mu mwijima, mu bwibone, nta gukomera kubayo. Urwa mbere Petero yanditse mu bice 5 ku murongo wa 5 biravuga ngo, namwe basore mugandukire abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko mwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Petero arimo araganiriza abasore. Buriya gukomera kuba mu buzima bw'abasore n'abakomeye bose babigezeho kubera ko mu myaka yabo y'ubusore bafashe ibyemezo byiza. Iyo ufashe ibyemezo bibi mu myaka y'ubusore bwawe ukagira amahitamo mabi mu bihe by'ubusore bwawe, bigira ingaruka mu cyerekezo cy'ubuzima bwawe no mu bihe by'amasaziro yawe. Gukomera buriya gutangirira mu busore. Imwe mu ngorane z'ubwibone nabonye nuko iyo umuntu yuzuye ubwibone ntashobora gukorera abandi bantu, kandi kuri iyi si twaremewe gukorera abandi, kuri iyi si twahamagariwe gukorera abandi. Umunyabwenge ukomeye kurushaho n'ufite benshi akorera. Uko ukomera cyane niko Imana igushyira ku mwanya wo gukorera abantu benshi. Uko ugira impano zikomeye niko Imana igushyira mu mwanya wo gukorera benshi. Kimwe rero mu ngorane ziterwa n'ubwibone nuko bukubuza gukorera abandi. Yesu amaze guca bugufi, amaze kuganduka, Imana yamushyize hejuru. Petero atubwiye ngo kuko Imana irwanya bibone, ngo ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Yesu amaze guca bugufi, Imana yamuhereye ubuntu, ngo imuhe izina risumba andi mazina yose. Imana ihimbarizwa mu buzima bw'umuntu wicisha bugufi. Iyo umuntu yemeye kwicisha bugufi umutima, nibwo ahinduka umusitari nyakuri. Kimwe mu biranga umuntu ugiye kugwa agushijwe n'impano afite, ni igihe atangiye kwibwira ko ari igihangange, atangiye kuba umusitari. Kuririmba ni impano nziza cyane, ni impano ifite umwanya wo kuzamura itorero. Kuramya ni impano nziza, ariko imwe mu ngorane bagira, bamwe muri bo usanga bitekereza ko ari abantu bakomeye cyane, agatumirwa kuza kuririmba, isaha bamuhaye ni 8:00, akagera 9:00 igiterane kiri gusoza, kugira ngo afatwe nk'umuntu ukomeye, akategereza ko kuriya kumutegereza igihe kinini, ariko kumwumva nk'umusitari. Ariko ntabwo ariko bimeze. Bakamuha n'amatike amuzana, bakamutegereza bakamubura, akanga kuza.
iwe akabikora atekereza ko ari kubaka ubusitani. Ntabwo ari byiza ko abantu bagutumira bakagutegereza bakakubura kugira ngo ugaragare nk'umuntu w'igihangange. Hari n'abandi batumirwa akavuga ngo kugira amaburuke ni ukubanza gushyira amafaranga ya naya kuri konti yanjye, bigasa nk'aho bagiye kumugura. Ntabwo ari byo. Imana igira agaciro kayo iyo ishyizwe mu mwanya wo gukorera abantu, iyo ishyizwe mu mwanya wo kuba umugaragu. Impano duhabwa, gukomera duhabwa, tubihererwa gukorera abandi. Buriya muri yatangiye kumera kuriya agenda agwa buhoro buhoro, bikageraho n'abandi bamutumiraga bareka kumutumira, kubera ko iyo umwe gutumiye ntuze abwira mugenzi we, nawe akabwira mugenzi we, undi nawe agasanga aragutumiye ntiwaje, bakazageraho batagutumira. Atari uko bakwanze, ahubwo uko bazi ko nibagutumira utari buze. Ibyo ni ibintu biba kubigisha, ni ibintu biba ku baririmbyi, ni ibintu biba ku bakozi b'Imana batandukanye. Imana itugirire neza. Iyo umuntu amaze kunesha ubwibone kubwo kumenya uwo ari we, ntibiba bihagije, ahubwo aba agomba kurindisha amavuta ye kuyakoresha icyo yaherewe. Kenshi Imana idusiga amavuta kubera inzozi ziri mu buzima bwacu. Amavuta azanwa no gushoboza gusohoza iyerekwa ryawe. Yesu yavuze ngo Imana yamusigiye kubwira imbohe ko zibohorwa. Natwe dusigirwa gukora umurimo runaka Imana iduhaye, ndetse navuga ngo imwe mu ntwaro Satani ashobora gukoresha yangiza cyangwa se amena amavuta yawe ni igihe ubuze inzozi ngari. Ubundi Imana iguha amavuta ahwanye n'inzozi zawe. Iyo ufite inzozi ngari iguha amavuta menshi. Iyo ufite inzozi nto iyerekwa rito, amavuta yawe make, kandi nayo inyota yo kuyashaka nayo iba nke, ndetse n'ishyaka ryo kuyarinda n'ifuhe uyagirira naryo riba rike. Impamvu abasore bamwe bahitamo kuba mu buzima budafite igisobanuro nuko nta nzozi baba bafite. Nyamara kandi imyaka y'ubusore niyo myaka yo kurota inzozi, niyo myaka yo kugira iyerekwa, niyo myaka yo gutekereza ngo ubuzima bwanjye bugomba kugera kuri iki, niyo myaka yo kuvuga ngo igihe cyose ndiho iki nicyo kizaba intumbero n'intego y'ubuzima bwanjye. Mu myaka 40 nzaba ngeze kuri iki, mu myaka 60 nzaba ngeze kuri iki, mu myaka 80 nzaba ngeze kuri iki, mu myaka 100 nzaba ngeze kuri iki. Zimwe mu mpamvu zituma abantu bakenyuka ni igihe badafite inzozi ngari. Ushobora kutacyumva, ariko burya Imana igira amabanga igirana n'umuntu wowe utamenya. Imana yitegereza ibitekerezo byacu, ikamenya ibyo tugambiriye n'ibyo twibwira mu mitima. Iyo uri umusore ukabura inzozi, ubuzima bwawe bupfa vuba, kubera ko ushobora kubutanga nka kwa kundi Esawu yagurishije umurage w'umwana w'imfura ibyo kurya by'umunsi umwe. Biroroha ko umwana w'umukobwa ashobora kwiyambura imyenda yose akaryamana n'umugabo atazi, akamuha 5,000 bidashobora no kumugurira undi mwenda mwiza, kubera ko atazi agaciro ke. Ikindi cya kabiri, adafite n'inzozi mu buzima bwe z'ibyo ashaka kugeraho. Igituma utamenya agaciro kawe nuko nta n'icyo ubona imbere yawe ubuzima bwawe bubitse. Dufata urugero kuri Yosefu. Yagiye mu Misiri ari umunyagano, ari umucakara. Bamuguze i Kairo mu Misiri, hari isoko ry'abacakara, umuryango w'abibumbye warifunze muri 48. Ririya ni ryo soko Yosefu yagurishirijwemo. Yagiye mu Misiri nk'umuheburayo, kandi Misiri yari ifite imbaraga muri icyo gihe. Yari ifite igisirikare, yari ifite ubutunzi, yari ifite uburinzi, civilisation ikomeye. Yosefu ntacyo yari avuze mu rugo rwa Potifa, bashobora kumwica akagenda bakamujugunya nk'uko bajugunya imbwa. Kandi umugore wa Potifa yaramuhamagaye ngo baryamane mu buryo bufatika, nta n'icyo byari mu mutware. Wenda umugore yari afite n'ubushobozi bwo kumurinda, cyangwa se wenda byari no kumugiraho ingaruka, kubera ko bitabayeho nta n'uwamenya ingaruka byari gutanga izo arizo. Ariko icyo tureba ni umutima wa Yosefu. Yamenye uwo ari we, amenya inzozi ze, amenya iyerekwa rye, yanga kubigurisha ajya kuryamana n'umugore wa shebuja. Iyo umaze kumenya identite yawe, ukaba ufite n'inzozi ngari, bishobora kukurinda kugwa mu mitego mitoya Satani atega imbere yawe, ari nayo imena amavuta yacu. Dusaba Imana ngo abakobwa n'abasore munkurikiye mutangire kurota ibintu binini. Kuki utabona ibintu bigari imbere yawe? Imana ikurema ntiyigeze igushyiriraho imbago, nawe ntukazishyireho mu buzima bwawe. Bimwe mu bibazo Afurika ifite muri iki gihe ni uko urubyiruko rwayo rufite n'imbaraga zo gukora, rudashobora kugira inzozi ngari ngo bagire ibintu batekereza bashobora kugeraho mu gihe cy'ubuzima bwabo. Ahubwo inzozi zabo ni ukujya muri Amerika n'i Burayi, bake bagatekereza kujya muri Aziya. Munyumve neza, simvuga yuko kujyayo ari bibi, kuko hari abajyayo bafite impamvu runaka zifatika, bagenda bakiga, bakarangiza, kandi bahagaruka bakagira umumaro Afurika ndetse n'isi muri rusange. Hari n'abagenda bagakora, bamara kugwiza ubutunzi, bakaba bagaruka bagatanga akazi muri Afurika, kandi ubuzima bw'abantu bugahinduka. Ndashaka kuvuga ko hari impamvu nziza zo kujyayo, ariko hari n'urubyiruko, abantu benshi barinda bapfa nta kintu na kimwe bagezeho, kubera ko imyaka yabo y'ubusore, ya myaka yo kurota no gukorera iyerekwa ryabo, yarinze irangira imbaraga zose zigashira,
barwana no kujya muri Amerika, barwana no kujya mu Burayi, ari nabo benshi mwumva bagwa mu nyanja ya Mediterania. Wenda bariya nabo tumenya, hari n'abandi bapfa cyangwa se niba banapfe literally bagapfa mu buzima bw'imbere, ibitekerezo byabo bikangirika. Urazi iyo umuntu afite icyo yashaka kugeraho ntakigereho, uretse nk'umuntu usenga Imana ishobora gufasha mu bundi buryo, nibo tubona biyahura, abandi bakajya mu biyobyabwenge, bagaha icyerekezo kibi ubuzima bwabo. Ariko kandi dukwiye gutekereza twebwe abari muri Kristo Yesu, kubera ko nta nkomyi ari yo yose dufite yatuma tutagera ku bintu twifuza kugeraho igihe cyose turi kumwe n'umwuka w'Imana, kandi dufite n'amavuta y'Imana dushoboza gusohoza inzozi zacu. Imana ntishobora kuguha inzozi zitari mu bushobozi bwawe. Nibyo iguha inzozi ngari, zishobora kuba zirenze igihe cyawe cyo kubaho, zishobora kuba zirenze imbaraga ufite, ariko kuko ariyo yaziguhaye, guha n'ubuntu, ikaguha n'abantu bashobora gufatanya nawe kugira ngo za nzozi zisohore. Kuko umugambi w'Imana ntushobora kuburizwamo. Bakundwa umwami, munkurikiye muri uyu mwanya, ni igihe cyanyu cyo kurota, ni igihe cyanyu cyo gutekereza ko hari ibintu binini cyane bigomba guhinduka. Hari ibyo tubona, akaba ari nayo mpamvu ituma bamwe bagenda, akabona ko hari ibidatunganya agashaka kugenda. Ariko reka nkubaze, iwanyu mu rugo habaye hari ibidatunganya, wahunga urugo rw'iwanyu? Cyangwa ahubwo watekereza uburyo ugomba guhindura ibintu? Dukwiye gutekereza uburyo twahindura ibintu kuri uyu mugabane wacu, kubera ko ni twebwe Imana yahaye uyu mugabane kugira ngo tuwuhindure. Kandi kuko twamaze kumenya Imana, turi mu mwanya mwiza wo gukora byinshi, kuko dufite iyerekwa aho abandi batsindirwa, twe ntidushobora gutsindwa, kubera ko umuyoboro wacu urazibutse. Abandi bananirwa kubigeraho kubera ko badashobora kugenda nk'uko Imana ishaka, ndetse ntibashobore no kubahiriza amategeko kubera ko bafite ubugande mu mitima yabo. Kuko no kwica amategeko bishobora gutuma utagera ku nzozi zawe. Ariko kandi ubwo twebwe tumaze gusobanukirwa abo turi bo, tukamenya n'umwanya turimo, ndetse tukaba tumenye ko dufite n'inzozi, hari impamvu itumye tubaho, tutariho gusa kugira ngo twambare neza tuberwe tugende, ahubwo ko Imana yatuzanye kuri iyi si hariho ikibazo tugomba gukemura. Hari impamvu yatumye tuza. Buri ubuzima bw'umuntu bumeze nk'ubushakashatsi. Ubushakashatsi ntibushobora kubaho budafite ikibazo runaka bugiye gukemura. Ubushakashatsi ntibushobora gukorwa budafite impamvu runaka. Kuko nukora ubushakashatsi udafite impamvu runaka, n'ibisohotse muri ubwo bushakashatsi buvuyemo ntacyo uzabimaza. Imana irema umuntu ifite impamvu imuremye. Ntabwo uriho gusa kubw'impanuka, ahubwo uriho kubera impamvu. Nubwo waba warabayeho nk'impanuka, wenda ababyeyi bawe baragutwise, wenda batabiteganyije, ariko kubera ko wabayeho, Imana yashatse kubaho, kandi kuko yabishatse hari impamvu, hari intego y'ubuzima bwawe iriho. Iki ni ingenzi cyane, kuko mu bintu bizarinda amavuta yawe harimo no gutekereza impamvu yawe yo kubaho. Mu bintu bizarinda amavuta yawe hariho no gutekereza iyerekwa Imana yashyize mu buzima bwawe. Iyo Dawidi ataba umuntu ufite iyerekwa, yajyaga kwica Sawuli bikarangirira aho ngaho. Ariko yaravuze ngo nta warambura ikiganza ku muntu Imana yasize amavuta ngo abure kugeraho urubanza. Yangaga ko agira urubanza hagati ye n'Imana, kuko yateganyaga gukorana nayo ibintu byinshi. Iyo duteganya gukorana n'Imana ibintu byinshi, hari inzozi ngari ziri mu buzima bwacu, hari umugambi munini tureba imbere yacu, bituma turinda intambwe zacu tugendana n'Imana, kuko tuzi ko ariyo soko y'imbaraga zacu. Urubyiruko rwinshi impamvu rupfapfana, ndetse n'abo mu matorero barapfapfana. Umwana w'imyaka 17 bakamutera inda akabyara, ejo bakongera bakamutera inda akabyara. Muri cya gihe twise burya ntabwo ashobora gukora. Niba ari ishuri arihagarika, niba ari ikindi yarimo akora kirahagarara, kandi ubwo abatangiye gufata inshingano zo kurera nawe akiri umwana ukeneye kurerwa. Niyo mpamvu rero, kubera ko ufite inzozi ziri imbere yawe, bizagusaba kwitwara nk'uko ugomba kwitwara kugira ngo uzigereho. Uko umugore agenda atarasama, siko agenda afite inda y'amezi 8. Iyo afite inda y'amezi 8, amezi 9 arigengesera cyane, kuko afite umwana umuremereye mu nda. Nawe iyerekwa ryawe ari rigari, iyo inzozi zawe ari ngari, ziremerera umuntu wawe w'imbere, bigatuma atabona umwanya wo kujya mu bindi bintu byonona ubuzima bwawe. Bakundwa munkurikiye muri uyu mwanya, itorero ry'Imana rirabategereje kugira ngo murizahure. Itorero ry'Imana rirabategereje kugira ngo muryubake. Itorero ry'Imana rirabategereje kugira ngo murivugire. Itorero ry'Imana rirabategereje kugira ngo muryubahishe. Rirabategereje kugira ngo muryagure. Rirabategereje kugira ngo muritunganye. Rirabategereje kugira ngo mugendere mwihishurirwa n'ubwiza bushya bw'itorero, ko burya itorero rigenda rihinduka rishya uko bwije n'uko bukeye. Igihugu kirabategereje, isi irabategereje. Hariho ibintu byinshi bitandukanye biri kuri iyi si,
bigaragaza icyuho cy'uko hari umuntu ukenewe kugira ngo aze abikemure. Wenda uwo muntu yaba ari wowe, uwo muntu yaba ari njye, uwo muntu yaba ari uyu mugenzi wacu wundi uri kutwumva. Niyo mpamvu udakwiye gufata ubuzima bwacu nk'ikintu kiri aho kidafite igisobanuro, ngo ugende unywa inzoga, wambara ubusa, ujye kuri social media kugira ngo ubone views. Views nta kintu zivuze. Icy'ingenzi cyane ni inzozi ziri mu buzima bwawe. Niki wifuza kugeraho? Ese kubona views nabyo biri mu nzozi zawe? Uko biri kose hari icyo wagombye kubureba hari imbere. Reka nkubwire, buriya icyo ugambiriye nicyo kigutera imbaraga. Paul yaravuze ngo ndamaranira kugeraho ntanguranwa, aho ntegekwa kugira ngo mbone guhamagara kw'Imana. Ngo ndasiganwa ariko simeze nk'utazi yonge, ngo ndaterana ibipfunsi ariko simpusha. Natwe dukwiye kurwana intambara nziza, intambara y'umuhamagaro, intambara y'iyerekwa, intambara y'inzozi, kugira ngo dusohoze umugambi watuzanye kuri iyi si. Kandi nibwira ko icyaha gikomeye kurusha ibindi ari ukudasohoza umugambi w'Imana. Iyo umuntu ananiwe umugambi w'Imana, aba ananiwe icyari umutima w'Imana igihe yamuremaga. Icyo ni nacyo cyaha gikomeye burya. Imana idushoboze rero kugira ngo dushobore gukorera inzozi, dushobore gukorera iyerekwa Imana yashyize mu buzima bwacu, kandi nk'impamvu yo kurinda amavuta ari ku buzima bwacu. Icyanyuma gishobora kurinda amavuta yawe ni ukwiringira amasezerano y'Imana. Iyo usomye Zaburi y'119, umwanditsi wayo utekerezwa ko ari Dawidi, ndahamya ko ari Dawidi nge, avuga ku masezerano y'Imana. Akavuga ko amasezerano y'Imana yamuzuye, akavuga ko amasezerano y'Imana yamurinze, akavuga ko amasezerano y'Imana yamukomeje. Dawidi yaciye mu bihe bitandukanye. Ubundi kimwe mu biranga umuntu uzakomera, aca mu bintu bikomeye. Kiranga umuntu uzagera kure, aca mu ngorane nyinshi. Buri ibigerageza uhura nabyo bigaragaza icyo ubitse muri wowe. Umujura ntatera ahatari ubutunzi, umujura ntatera ahatari ikintu yibo. Niba Satani akurwanya cyane, bisobanuye ko hari icyo abona muri wowe gihenze ashaka kugutwara, ari ryo ryaherekwa na za nzozi twavuze. Noneho rero, iyo wiringiye amasezerano y'Imana, ukamenya ko yakubwiye izanasohoza, ukamenya ko yahagurukanye nawe, iri kumwe nawe kandi izakomeza kubana nawe, bituma udacika intege. Kwiringira amasezerano y'Imana bituma utananirwa, kwiringira amasezerano y'Imana bituma utanamuka, kuko Yesaya yaravuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Iyo utegereje Uwiteka ari nako kwiringira ya masezerano ukayategereza, bituma utava mu nzira ngo uve mu byizerwa. Imana itugirire neza. Ni abantu bangahe baguye bavuga ko bagushijwe n'amasezerano? Mu by'ukuri iyo mvugo ntabwo ari imvugo y'ubumana. Amasezerano ntashobora kugusha umuntu, ahubwo iyo umuntu afite amasezerano akamenya ko yafite, bishobora kuba impamvu yo gutuma ashikama. Nagenda ntese kandi hari uwo ntegereje, nagenda ntese kandi hari icyo nibwira ko ngiye kubona. Kuko amasezerano y'Imana aza nk'ibyiringiro biza mu mitima yacu, kugira ngo bizamure ukwizera kwacu, kudusingiza icyo Imana dushakaho. Imana itugirire neza. Dukwiye kwiringira amasezerano y'Imana, ibyo Imana yatuvuzeho, ibyo twarose mu nzozi, ibyo baduhanuriye, ibyo Imana itubwira mu buryo butandukanye. Tugomba kwiringira ko ibyo bintu ari iby'ukuri. Ibyo Imana yashyize mu mitima yacu tugomba kwemera ko ari iby'ukuri, kubera ko nge nawe twatsindwa, umugambi wacu ugatsindwa, imbaraga zacu zigatsindwa, ubwenge bwacu bugatsindwa, imiryango igatsindwa, inshuti zigatsindwa, ariko ukuboko kw'Imana ntigushobora gutsindwa. Imana yajyanye n'Abisiraheli bavana mu Misiri, ibanyuza mu butayu, aho badafite ibyo kurya, badafite amazi, badafite icyo ari cyo cyose, kandi bari bafite amatungo, harimo abagore batwite, harimo abana bato. Ariko Imana uko ariyo kwizerwa, yarabaronkeye kuri buri kimwe cyose, imyaka 40 yose ibageza mu gihugu cy'isezerano. Imana yarinze Abisiraheli, Imana yarinze Dawidi, ikarinda amavuta yamusutseho, akarinda asaza. Yaravuze ngo nari umusore, ngo none ndashaje, ngo sindabona umukiranutsi aretswe. Mwene data unkurikiye muri uyu mwanya, ndagushimiye ko wampaye igihe cyawe kugira ngo wumvire ijambo, kandi ndagutera umwete nkwizeza ko yabanye na Dawidi ubuzima bwe bwose, akarinda asaza atanga ubuhamya, nawe izabana nawe. Ntutinye, ntucike intege, ntusubire inyuma, ntuve mu byizerwa, ntugwe, ntiwemere gutakaza umurage wawe, kuko ikiri imbere yawe ari kinini cyane. Imana igukomeze, ukomeze ushaka amavuta kandi uyarinde muri izi nzira tumaze kubona. Imana ikugirire neza. Amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndasengera aba basore n'abakobwa bankurikiye muri uyu mwanya. Ndasaba imbaraga zawe ngo zibe ku buzima bwabo, ndasaba ihishurirwa ngo rize mu bitekerezo byabo, imitima yabo ihinduke, batangire kubona ibintu bigari,
imitima yabo ihinduke, batangiye kubona ibintu binini, ibyo batabonaga mu maso yabo reka batangire babibone. Ubuzima bwabo batangiye kububona nk'ufite agaciro, kuko amaraso yabo yivanze n'ayawe. Ndasenze ngo batangire kugendera munsi y'ijuru rikingutse, kandi umuyoboro wo gukorana nawe uzibuke rwose. Impano n'imihamagaro yabo bitangire gukora, kandi umugambi watumye ubazana ku isi ntibakawuhushe, ahubwo bawusohoze, kuko ari byo wifuza kuri bo. Ndagushimiye mwami w'abantu, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza.